Mbana nyese ndabwire man nyene yave ndabwire ntabwo ubonye basimusohoka nyene we waruje wona nakubwiye ngo muhure aciye ata nese madame wawe mwana umva nyene mwana mfasha basi tubaze tuganize bano bantu kabaze ndebe kagiye nyene mfasha nyene uri barebe basi ugaruka se mwabantu ari yese we mani yacu ato nkanga ariko nkanga abagore warabanje icara dutuze babarira kamera maje ntukanshire muri kamera ariko ese wagiye tudasoje wino sezera abantu ariko waje gasezera abantu yaboneka bre sha ubuzima bwawe nzabugendaho yes reka nizere ko mumeze neza mwe muherere mu mpande z'isi zigiye zitandukanye reka tubifurize amahirwe n'imigisha mu bintu byanyu oya ningiye kubanza gusuhuza abantu kugira ngo tugane se bure rero se uko byo wagenda mwana nta ntuzenye nk'abantu mwe ko ningiye kubasuhuza kuri kamera ninzi ngo hicaye umuntu none ngaragiye bure mbana nyese ndabwire man nyene yave ndabwire ntabwo ubonye basimusohoka nyene we waruje wona nakubwiye ngo muhure aciye ata nese madame wawe mwana umva nyene mwana mfasha basi tubaze tuganize bano bantu kabaze ndebe kagiye nyene mfasha nyene uri barebe basi ugaruka se mwabantu ari yese we mani yagiye nyene ubwo ngubwo niba yagiye yatubwiye kadashaka guhura nawe reka tujye ibyo tukubaza basi tuzahura undi munsi butaha mani mfasha mwana tuyiganire gusa nyene tuganire ubuzima bwawe nyene ntabwo ukeneye kamera yawe ariko abantu bakeneye kumenya ngo ubuzima Bureze bumeze gute canke Bureze ari kwitwara ute se yarahindutse cyane ntabwo arahinduka ariko nta muntu gendambirijeho mwana nta muntu urambirijeho mu ugomba nawe kwitwara neza mwe ugomba kwitwara neza kuko uragirwa n'abantu ijambo nkunda kurivuga buri munsi uragirwa n'abantu Jemani hari indirimbo bitongo kubera Imana ngiye ikintu cya mbere Mwese Imana n'Imana ariko Imana si rema abantu urese wagize abantu bose dufite impande zacu ntugasuzugura nimba wicinga kuri kamera nkaba ntanguye gusuza n'abantu kacuhaguruka man za wihangana none nsoze basi nsoze no kubaramutsa bazi n'amakuru wabuze impamvu navuye ku bintu bya kamera cyangwa nyene nibyo masi nje no kukubaza tugane n'ubuzima bwawe kuko utaruherutse kuri kamera nyene uwo muntu nawe aratubwiye ngo ntago ashaka guhura nawe ngaritahiye nese mbigenze gute ubuje gufata umuntu ku nguvu reka reka nizere ko mumeze neza mwe muherere mu mpande z'isi zigiye zitandukanye nyabuneka wewe uherere muri diaspora nyabuneka uherere mu majyepfo mu majyaruguru nawe uherere mu mujyi wa Kigali reka tuguhe ikaze mwa kino kiganiro cyacu nyabuneka wewe ufise ikimana yaguhaye rondera mugenzi wawe adafite na kimwe umubwiye ati ngwino dusabane kano kantu nanje ntabwo nari nzi ko nzokaronka ni Imana yonyene nzi ni Imana yonyene nasenze yagize iki yakampaye nkuko bisanzwe muri kumwe na Intwari Didier canke unyite homba kubahombye yahombye nyina reka mwe kuri kamera twicanye na Bureze meze bitese amakuru yawe meze neza bro ko wivumbura nabi musaza agari ukwivumbura nabi ubwo nuko mbabonye imikino iri mu mari nazi wacu man si imikino musaza si imikino ntabwo twa dushaka kuganira nyene tumashe kumenya ngo ese Bureze ni muntu ki Bureze ubuzima bwe mwino minsi bwifashe gute ese Bureze tutayituzi kuri kamera mwino minsi ubuzima bwe yabuzenye kuri kamera wenda nitwe twabuzenye turabizi ese ubyifashe ngo gute ku ubuzima bwe buri kuri kamera no munsi sinzi ariko nekeza ko umuntu wese uzi ibintu bya kamera ntago ari ibintu urumva akazi nakazi uri marketer ariko niba ufite n'ubundi buzima bayeho ku ruhande atari kuvuga yenda ngo kuko rega tujye tutandukanya ibintu bibiri kuba uko ndi hano societe kuri kamera byo nerekana nuko mbayeho mu rugo bitandukanye so nekeza ko ngiye Bureze ntabwo nyikunda kubera ko umuntu aba yagiye hanze kenshi cyane ntabwo gikeneye ibintu bya kamera uheruka muri Amerika sorry uheruka muri Amerika se kwitera kamera Amerika se uvuze ngo uheruka hanze ngo urumva ngo je ngo ubuzima bwanje kubera mperuka hanze uheruka muri Amerika ndakubwiye ngo kubera ko ubuzima bwanjye mbizi ko hari ubwagiye nyine hanze bwagiye hanze bumwe buri muri Amerika ubundi bumwe butari na ngombwa understand ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga bwa bunyamerika mujyayo man si bunyamerika ahubwo hari ukuntu uvuze ngo abajeni b'ikigali babubwiye ko njya numva bavuga ngo abajeni b'ikigali ngo basigaye ngo barahari Rwanda ngo biruga i Rwanda ngo bakarara muri Amerika bitera akanyamerika se ahubwo ukuntu bakitari gute burajye mba ntabyo nziseje ko ndo mukozi w'Imana se wenda n'umusi tuganire Bureze
hari abantu bashasha wenda batari bakuzi kuri kamera zacu Yego. banzu bigeye ntwa baze kubona ngo tubashe kuganira bituje uyu munsi banzu bigeye Blaze ni muntu ki Blaze ninde ese Blaze yiswe amazina gute Blaze ese yabaye mu buzima bumeze gute Blaze yagiye gushaka gute Blaze yavuye mu buzima bwaje mu buzima bw'ubutinganye gute ari namakuru ndiko ndabagira abo batazi Blaze yagiye kuva mu butinganye bigenze gute Blaze yagiye kuvana n'umugore wagiye kwinjira undi mugore bimeze gute iyo nkuru niyo dushaka bigoranye ibintu bumbajije iki kibazo kirakomeye gute se ariko ntekereza ko ukuntu nasobanura Blaze buriya abantu tutuziranye ariko nje abantu bakeka ko banzi ariko batanzi yego mu magambo make ngo ndagushubije abumva nyine ubwo urumva navunika jewe ndi umuntu mane umuntu mu busanzwe aba ari big ikindi umuntu bari wa muntu n'ubundi dufite ubuzima dushyira kuri kamera yego dufite nubwo tuba tudashaka gushyira kuri kamera yego kuko ntago all my life money nyine ntago numva ko ibintu byose impamvu mpita ninjira muri icyo kintu ntago numva ukuntu mba niryamiye kumva njye naretse ibiboro byo kuvuga ngo kamera ngo ngiye ngo kugaragaza ubuzima bwanjye ngo abagore abitwa abafari barabazi abantu ba Oliver ba Murundi uko ibintu byagiye byinjira ndabizi nyine nabyo nayo kubikubaza aho ibintu byinshi cyane so nakeza ko ngiye ukuntu sigaye meze ntabwo ngikunda ibintu bya kamera cyane nagiye mu bintu bya comedy n'ibintu bya movie bisanzwe gutyo nyine rwo basanzwe bambonamo ibintu byo kuvuga ngo ibi ngibi by'ubuzima bwanjye bya nyabyo bishyira ku ruhande wenda uyu munsi Blaze wenda hari ubuzima yaraduhishije ako uyu munsi imisi yo 40 irafashwe tumusanze inyuma y'umukobwa uriya mukobwa ese ubuzima bwe bumeze gute kugira ngo mufatane nawe muri Kigali niwo mukobwa rubonye kuko je ko namunye na pese nagusuzugura wakunze ako ntafatitse niko cyo utagiye ko nzi ko Blaze ari umuntu yiyemera Blaze ari umuntu w'ibogare agenda ku bantu badafatitse kuriya biragoye icyo kibazo baje kiranakomeye ariko nekeza ko turi Kigali urabizi n'abana ifu yabo ari tubona nambaye ni kareka ntayo mbona cyangwa muri ni nkuru ubundi hari ibintu bibiri muri umuntu bagiye kuri kamera umuntu ababizi uko nagiye kuri kamera nimfa hagomba kugira kamera inu yawe yabimwe ndabizi ko zizaza ni nakora ubukwe byanga bikunda azaza so nekeza ko ibyo bintu nibibo muzabimenya yego ariko mu gihe narabereka icyo kintu cy'ubukwe yego nemere gukora iki kuryamana n'umugore wese nshaka wowe wese ukisanzura igihugu cyose ukagenda ukabatambagitse kuko abagore bose nabo umwami hano hanze hari ingwara nazo ziyaba wasanga nikingira none se mbikora uhari ese nta bantu bagwengora barekingiye musaza byaterwa wasanga ariko nje ntabwo birambo Blaze uyu munsi arahubutse abonye akana wenda dufate muri show runaka ndimo n'ikintu nshaka kukubaza ni urugero se batanga ni urugero ngo ni urugero natanga kuki tutanga kuri Blaze nyana ni urugero hasi ndakwibariza uyu munsi ugiye ahantu runaka ubonye akana k'agakobwa kabonye uburebure kabonye wenda ibere rishinze kabonye natubona turi inyuma ukagira ngo ni gakuru uyu munsi ukifuza kuryamana nako ugasanga uno munsi Blaze ubuzima bwe buri myaka 25 muri gereza kandi yarafite umugore w'isezerano ubwo buzima bwifatamwe gute nekeza ko urumva birakomeye ariko nekeza ko biba bigoranye nanjye ku yego guhuza n'umukobwa utari mukuru ikindi kandi nekeza ko kuba wacunya umugore wawe hari igihe kuba ufite n'umugore ukabona nyine ko mwahuje bwa mbere siko bikimeze uyu munsi umugabo afashe umwanzuro wo kugenda gukora ubukwe akereka imbere y'abantu imbaga z'abantu abaga kuti ndemeye kubana n'uyu mugore ubuziraherezo bwanje ako no munsi ikibazo bipanga byanze gute cyo ndabipanga mukabyanga ariko se nawe nifite yenda umugore nifite n'abana ariko ndakubona niryamiye ngabona uneye igikamera ibyo bintu sinyibishaka narabivuyemo n'uwo mugore yewe nabizi unasukeka ko ikira kibazo umugore wanjye tasanzwe akiza ariko kubera ko wazanye iyo kamera ukagaragaza ibyo bintu umugore wanjye yese yumva yuko nyine wa mugani koko ndandagaye kandi rero duhamagaje Oya twihamagarije ntabwo ari we twizanye ngo kuri kamera erega ndabaza abanyamakuru ushobora no gusanga erega tujye twemera impamvu njye nashaka n'ibyo bya kamera ushobora gusanga ari wasanga unambeshye gwa mu gatara unese buri yaraguhamagaye abimbwira cyari we wamuhamagaye cyangwa baruguhamagaye kuko je ntabwo ntabwo navuga ngo twaye dusanze dutuye ahantu hamwe ngo menye ubuzima bayemo twahuje ku mihanda gusa bakikubwira icyo kintu ukamenya ko ari njye abati Blaze bimeze byari ngombwa kubishyira kubyerekana gaye watatu ubu ngubu ni business
ndabyumva ari business yawe ariko yikwangiza ngiye bya CV yanjye ese ubu ngubu nawe ahubwo icyiza cyabyo ubibona ko bikwangiriza ugahinduka ubuse bahisakana ba Dani bose ntibashikirageje reka tureke kwita ku buzima bwabo ngabo ntitukanabavuge ahubwo tutivugira ku buzima bwacu ese ubundi kankubaze hano wari kumwe nande ni wa mukobwa wanje nande kumwe na madamu wawe mukuru apana we wari uzi ngo ni wa mukobwa wawe wari uzi ngo ni waje kuguha imbabazi urambekeye kuko ibyo nibo bivuze oya we wari uzi kuko nabanje kugira ngo wemere kuja ngaha nabwiye ngo ni wa mukobwa umwe yakwirukana niba yarakwirukanye simbizi niba sinzi kuntu zipanze ariko je ndi kumwe na mama w'abana kandi mama w'abana nawe acyumva ko kari ko agukeneye kari we uje ntabwo akigukeneye ntabwo akeneye nuko yakubwiye nawe nyene ariko njye ndamukeneye first of all ndamukeneye kandi waramwihakanye musaza ariko ubundi wamumugire tukazahura kandi wamwihakanye ntabwo namwihakanye na Petero yihakanye Yesu kuba wakihakana umuntu akanya gato ese ko cyamwihakanye mbere y'uriya mukobwa kandi uzi ko ari umugore agufitiye abana reka mubwire mwana ega kuba muri damu yaraje akakubwira hano kuri akicana akakubwira ibintu byose soko ari perfect nawe wasanga yenda nawe dufite ibindi bibazo cyangwa ari aho bipfira yego kuko gushaka no gusanga umuntu aguca inyuma afite ibyo ugasanga ure ibyamo n'ibyo ufite uriya mako ibikwiye wowe utanama cyangwa ibyo bikwiye ko byo wabishimo nase mugabo ukabimuhisha narabimuhishura murabigaragaza ariko ko rero ndumva uno munsi atari sawa kuvuga ngo ubuzima bwawe ngo buhije umugore mwabyaranye uyu munsi Blaise agiye kwifata ute nimba yarabonye itangazamakuru imbere yiwe n'abantu bakaba barabonye ubuzima bwa Blaise uyu munsi agiye kwifata ute Blaise first of all umugore wanjye ndamukunda kandi waramutaye kumuta ntabwo nshobora kuba namukunda ariko ngakunda abana banjye ese uriya mukobwa nenda tujye tuganiraho gake gake twese turabajene uriya mukobwa kubona nawe yagusezereye yaguhaye 24 ko ntabwo twatinya kubivuga ko ari 24 umuvire mu nzu utahiye waho rutuye uyu munsi nzu uri kwatahamwe urabizi ko ataye wishuye ariko nekereza ko icyo gihe ndi umuntu w'umugabo ushobora gusanga nanjye mfite urugo rwanjye mutabizi ufite undi mugore hirya naho siko mvuze njyewe ndakubwiye ngo listen to me bro ndakubwiye ngo ushobora gusanga urwo rugo uvuga ngo kurw'umu se ko cyumva ko nshingiye kubago nase bivuze ngo ufite urundi rugo nese ari umuntu agira urugo nanjye ndavuze rwanjye we ahantu ufise akageto turatandukanye urugo na geto ako kageto naho mwumvirize neza Blaise nabana myaka 10 ningahe batarakwi ubuyobozi bukwirukeho bonyiriko amakunda yatanze afise geto yo kurira mwabana ni geto rero se abantu bose uzi abantu babaye Kigali abantu babaye muri geto kurubangana ese muri geto muri Kigali nimba habaye abo muri shatu se ni bangahe wowe muyenze mu nzu ngari ende jewe muri shatu mwana jemba muri etage geretse mwana utazanangereranya mwana okay naribi urokeka ko orega kubuhazi ntabwo bivuze ko hari abadashonje mu gihugu bishatse kuvuga ngo ushobora kuba muri iyo etage ariko none se iyo ugenda yenda ntago turagira ubushobozi bwo kutambaje etage mbaye imwe ko imeze ite ni etage no munsi nimba njyamye nta muntu ashobora gusohoka uwo munsi nta yindi muntu yasohoka ko amaguru ndashira imbere y'umuryango nabaje kukumva so kuba muri geto ntago bivuze ko ari kujya abantu bose Kigali abantu benshi banabaye muri geto ibe nanjye ndamba muri geto y'amadolari bene 23 cyangwa 30 harimo mu madolari y'amadolari nka 2 cyata Predukwinja Brag muri Kigali wenda tugire tugana tuve mu buzima bwa Blaise n'abagore tujye mu buzima buri muri societe runaka nimba uyu munsi hari amageto wenda tuvuga amageto 200 abahungu 200 ku mwaka babaze abakobwa baririrwamwe mwayo mageto wabaha nk'abakobwa bangana iki enda byaroroshye ari amashato n'amageto n'abahe bajya naye akunda kujyama nk'abana benshi kandi abantu bageto barya ibyana byane kandi amashato abafise amafaranga kurusha abo muri geto kandi geto ari mwe mukora akazi none se rega Kigali ari abakobwa bararongorwa ako ikibazo nuko mama mufata abana badakwije imyaka bandese kandi mfite abagore abantu bafise amageto mfite abagore ufite abagore ntago kandi umugore waramwihakanye ese nje nigeze kubwira ngo umugore wanjye namwihakanye twahora ngo mubwire ngo ndamwihakanye nje mfite umugore n'abana bro tandukanye ubuza abagabo baca inyuma abagore babo Kigali ukuntu bangana usibye ko ari nje baba muri competition usibye ko ari nje babyaragiye hanze
i Kigali ko uyibaye mwiza i Kigali tuvugisha ukuri i Kigali ni Blaise wenyine uca inyuma abagore babo cyangwa ubuzima bwa Blaise burazwi yego none ufata batazwi ubundi bakubwira ko abo ntitubitaho tuzi Blaise ubwanjye nje rero nje ni mfite uwo mugore umwe abandi narakoze ikosa rimwe ryo kumuca inyuma si ibintu birenga ese waca inyuma umugore wawe ni ikihe kintu ugiye gushaka kundi mukobwa wabuze ku mugore wawe wasanga gihari wasanga atama neza Imana iza kurema umuntu yaravuze ngo ndakuremye mu ishusho yanje wasanga atama neza ni irari iri herarisi ukuma si uzibyama n'abantu mu nyumvire iri si irari koko iri herarisi umugore mwabyaranye nimba kuki mwemeye kubyarana nawe ese mbere ntabwo yaguha neza kuki utangiye kumurambirwa mwino minsi mumaze kujyana abana babiri ariko umugore wanjye ndamukunda ariko hari n'igihe ubuzima bwangu ugasanga nyine kuri mu buzima bubi ese wamukorera muri mu buzima cyane ko rega tubyemera i Kigali dufite ubuzima bubi tubayemo igihe usanga yenda gerageje gushyiramo akabaranse nkajya aho hari akanya so warabuze iki diaspora cy'igikecuru wihengekaho urabafite se wowe je nagushira haka nimero je ukareba kuntu bigenda je nta nimero yanjye cyangwa zigatwara zitanye aje ngo sengeze cyarambije ku banyarwanda najyanombe ko ubuzima bwawe n'ubundi wewe kirari ryawe ritarashira hafi kabisa nta nimero yanjye cyangwa gutanga uzayishaka ntago nyine tu na nimero kabisa nahaze abantu birwa bamamagara kabisa ese Blaise ubu ngubu wenda tugende mu buzima bwawe bwite abana bawe bafite ihe vision abana man first of all man abapeti wanjye ndabakunda ahubwo binashoboka ahubwo twazajyanye najya gusabura mudamu bana banje cyane atagukeneye umudamu akabyorera ariko abana sese bafite uruhare abana wowe bafite uruhare kutabahahira gute uraterwa inda nagatera inda gutumba yera kwicaje kujya umugore wamufatiranya ngo agatwerwa inda ngo ntatera inda sindera se erega umwana ashobora kuba yahaze nyina atahaze ntugashuke abandi bagabo bari mwaratureba ntugashuke abagabo none se Marita zayi ditumuzi twese none se abagore magare n'abagore n'umwe ndindaya kumurusha utazarusindaye Marita zayi niki Batazaru ni umushukanyi yashuka abagore babandi erega tandukanye niwe munyamakuru wenyine mu gihugu niwe munyamakuru wenyine mu gihugu wicaye akavuga ngo umuntu yashutse undi tandukanye indaya no gushukana indaya ni umuntu akorera akazi ni umuntu akorera amafaranga mu busambanyi yabashukishije iki yabashukishije amafaranga yari afite bo nta mafaranga bari bafite se bari abagore baroroshye niba umugore ari umugore wa minisitiri cyangwa wa generali nta mafaranga yari afite ko ni irari nyene abagore yabashukije abagore yahura n'abagore bafite irari asi bro ugiye kwemera abanyarwanda wicare uvuge ko abanyarwanda wicare imbere ya kamera turiho uvuge ngo abagabo nta rari tugira akaba nta rari dufite ni bamwe nyene ni bamwe na bamwe mu gato y'abagabo twe twadushimijwe n'ingo zacu cyane cyane nkanje madamu wanje aho uherereye ndabizi ko ibintu mba ndabigenza neza madamu wanje nekereza ko njyewe madamu wanje ndabizi ni kamera yanje n'ubundi ndabizi ko ari kamera yanje wagize n'amahirwe nawe ufite ariko rekeza ko turaziranye n'ubwo uvuga ibyo ariko rekeza ko abagabo hari igihe udacinya by the way n'abanyarwanda hari igihe ucinya umugore wawe atari kubagura mwanza uzi ikintu nakubwira ubucinye mu mugore wawe mugumo wita ku nshingano z'urugo ibyo nose niba nta nshingano y'urugo witaho wewe twahora se ngo ubimenye wasanga se umugore ariko aratakamba ntabwo abavuga ngo afise agahinda erega ubusanga wasanga nansebye wasanga nansebye arizo kintu zikora wenda tuvuge n'umunsi kugiye guhinduka gira ikintu utangariza abantu bakuri imbere cy'abanyarwanda cyo nababwira cyo badabiye turanazanye n'abaheruka gakera turi gusoza abanyarwanda je simbabeshye ngo umugore wanjye pe ntabwo mubeshye ariko wagiye unafite ibibazo byinshi ugasanga wasanga umukobwa afite ubushobozi cyangwa umwe afite ubushobozi nkagenda kuvuga ngo ibyo mbona hariya mbize ni hano ko gusa nyene reka tujye twesha no kubanyarwanda ikindi kandi kubona nakoze ikosa nari nzi ko ugiye kumuza no umuntu nasembezo mbabazi gise umukubeshya ubwo mbabara tuzajye kuko umugore wanjye ndamukunda kandi n'abana mfite ndibeze ndabukunda je nzamahamagara ngiye ibyo ndamwibariza nanjye ngiye ibyo ndamwibariza so umugore wanjye jabahuza noneho hari wenda dukuni bya Blaise umugore wawe n'ubwa mbere tumubonye ku itangazamakuru ese mu buzima bwawe bwose waciyemo kuki utari bwamwerekana sinangomba kumwerekana ubuse ndimbati yagiye gufungwa zira fida ni faida simbizi ibyo ngibyo sinabimenye kuko je ndimbati sindamufana nje nanjye simufana ariko twarakoranye we by'amafilime none nekeza ko kuba yaragiye gucinya muri amugore we none se bafitanye abana bangahe si bakuru se ninde wari umuzi se yamenyekanye ryari hari igihe nyine kigera bakabona ko menyerekana bitewe na ngombwa kuburyo umugore wawe nta yundi mugore tuzosubira kubona kuri kamera azavuga ngo Blaise rega je tuzi ngo ujya mugore ngo nawe wa mbere gusanga ni n'umunani ubwo bari kwipangira gusezerana n'ubukwe ugasanga muzanye ibintu byanyu birapfuye gusezerana n'uri anye twakusanganya kwirukanye rega wowe uri umugabo wirukanye n'umugore
ubwo iyo niyo title muzandikaho Breze yirukanye n'umugore irago nirukanye n'umugore Breze ako Breze ntabwo yakwirukanye upfukama imbere yiwe ntabwo niwe mugabo mbonye apfukamira inshoreke reka dusoze ikiganiro dusoze gute kandi tukigana abanyarwanda bagukumbuye Anye nari mbakumbuye ariko ibintu turi kujyamo tujye mu bintu ibyo bibazo reka tubiri tugende tuve mu bibazo by'abagore n'abagabo basi uzamuze nawe warabizi aranyumva kandi amukore najya warabizi ko mukunda ariko arye ariko nizere ko wenda uyu munsi Breze ibintu bimubereye isomo nta kindi kintu azosubira gukora wenda nimba umugore wawe atari bwakwe icyo mbonye cyo ari gigiye no kwikwamira kandi no ku bintu ugasanga hari abashaka kumenya ubuzima bwawe bitari na ngombwa ngo bugira nayo narabizi ntabwo nashaka kubijya hanze kabisa ariko nawe tuzobacukumbura aho muherereye hose ahubwo byaranunguye kunanguye niwe wenyene hariho n'abandi hari hanye dusanga banambaye n'ubusa badusanga banageze icyo amavideo tukayasiba nyene ntagere iyo tuyerekana kugira ngo ntago tujejwe kwerekana urukozasoni kuri YouTube byaranunguye so tusoze basi uzamuze n'umugore wanjye ntago nzaguza n'umugore wawe ahubwo je ndashaka uzampamagarira wa mugore wawe urumva uriya mugore wawe jewe nzihamagarira uriya hanye uriya kuko ntakitwa umugore wamwita ngo umuntu uzenya Sekuru muri kudushukana no mupfakazi n'ubundi nese n'umwanzi ntamutanya abana ase kuki by'abagore n'abagabo mu byinjira mu cyane wasanga tuzayo nibyagutangaza n'ejo ugasanga turi kumwe mu rugo tumeze neza oya reka je zampamagara ndabahuze turi muri batatu ugira uwo wicagurira ntukamucagura adahari uriya wundi mbwira binyemerere uzucagura uriya mugabo mufitanye abana uriya ntumucagure mbwira n'abantu bemerere ngaha nibizagutangaza wabonye ndi kumwe n'umudamu wanjye n'abana tunameze neza mu rugo tundi no kwenjinga cyangwa n'abasohoka ejo bataka kurundi rugo nibikantangaza wasanze no kumandi bago urugo wanasanze no kubana badakwije imyaka niko zubako no kubana badakwije imyaka ibyo by'abana bafunzwe karabaye iby'abana byo utangiye kujya hasi urakabisha ariko nekiza ko umuntu wuje imyaka 18 mu Rwanda yemerewe gukora choices ashaka n'umwana akiga nose ko tuba tuze abana bakiga bakiri batoya bafite ingahe bafite imyaka 18 bakiri mu mashuri urashaka kumutesha amashuri ngo kwera yemerewe imyaka ngo wamushutse none ubwo ninde nashutse kuri atiga yashoje afite n'akazi ese undi uriya mugore wawe ubuzima bwe bwite akora iki afite akazi akora no muri leta akora muri leta niyo mpamvu uvuga ati nanjye ngomba kujya ku mafaranga ya leta wapinye n'akantu nyine ugenda ukihengekaho nihengekaho si n'urukuta gukora utangiye gupfobya abantu banjye oya nta kantu nyine ugenda kwihengekaho gake gake kugira ngo nawe ugire akadora rutahana bure waje nka kurondera umuntu ngahanye kwitangazamakuru hari abantu baba bambwira ati ndonderera igisore gifise ubwanwa nk'ubwo bwawe gifise feshari nk'izo zawe jewe kize kinyihengekeho ndagiye ibyo gishaka afite amafaranga wewe mbwira we gusa mbwira ngo yego canke oya wewe mbwira aho hantu jewe n'abantu mwe subiza ntibanyandikiye ntibanyandikiye wese uramufite igicazo ntabwo ari mwagira je ndacarakana nigaragaza aya nuzigaragaza sinzigaragaza kuko barakuza uzigaragaza kangahe je ndi imanzi nawe sindi imanzi okay urakoze wari uko ugiye kuvuga kiza gaho wanye nta n'ikintu narenzaho ntabwo ari imanzi ubwo ngubwo nta kintu twarenzaho nta kintu twarenzaho ari kintu mva ushaka kurenzaho wakoze kuntumira gusa nibizagutangaza ubonye ndi kumwe n'umugore wanjye tukazize n'abana kabisa yego reka ndabizeze ko bakunda reka nkwizize ko ari urugo ruhuyire hagati yawe nabo n'umugore wawe n'abana bawe n'inshoreke yawe n'abana badakwije imyaka ariko inkanga ariko inkanga abagore warabanje icara dutuze babarira kamera maje ntukanshyire muri kamera ariko ese wagiye tudasoje ngwino usezera abantu ariko waza ugasezera abantu yaboneka bure sha ubuzima bwawe nzabugendaho ewe mbabarira kameraman ntabwo ndi bumukurikire mbabarira ndaguma nicariya ngo ngwave ngarukirize ngaho ikiganiro ciao ciao